yitwa Lorenzo Babatunde irindi yitwa nde uyu musore yitwa Babatunde afite uruzina ruryoshye cyane Babatunde Adepoju nge ejo navuganye n'umunyamakuru Adepoju Adebare Babatunde navuganye n'umunyamakuru wo muri wait iryo zina kuri uramukuru yogeje uraryumva uzaryoherwa Adepoju Adebare Babatunde navuganye n'umunyamakuru ibaze Babatunde arimo gushiramo igitego atsinda nka Rayon Sport ngo n'abafana yatsinze ngo abaririmba Babatunde afite chance nyine hariya mu gihugu cya Malawi kubera ko yatsindiye ibitego byinshi ikineye amakipe agera nko muri 3 mu myaka nk'ine gusa n'umukinnyi uhinduranya amakipe cyane ariko this time nyine ari mu gihugu cya Afrika y'Epfo kineke Peter Venda Football Academy agara academy ariko n'equipe ikomeye wenda Lorenzo nabyoge wenda abantu bose bamaze kugira umukinyi we niwe wagiye babaza hazerekeza mu cyerekezo cye ariko nagerageje kuvugana n'abashuti banjye bakinye mu Rwanda Elvis Kafoteka witwa Chukwepo Musowe yabakinanaga bagushize barakinanaga tarava wagerajya muri yo Chukwepo Musowe yakinye muri Afrika nawe uvuga ko muranze muri APR Football Club urumva Chukwepo Musowe Chukwepo Musowe umunyamalawi nawe umunyamalawi na Victor Nyirenda ariko yarabuletse ubu ngubu ntago agikina atangiye gutoza ni abakinnyi barimo kugenda barangira APR Football Club nk'abascout bayikiniye urumva witwa nkuko nabikubwiraga uwe Chukwepo Musowe ni umukinnyi waje muri APR Football Club bagira ibihe byiza na n'ubu horo hakumbura yego urumva iyo tuganira nk'abantu tuziranye arabwa ati nkumbuye mu Rwanda akakubaza udukaritsiye kana wamwereka n'amafoto kabona harahindutse nta twaya dusohokeranye nawe nta mweretse inzu hano imbere ya Kigali IT uri buka boîte yaberaga accès arabwa ati ntabwo birego bisanzwe urumva arabwa ati nkumbuye u Rwanda nagerageje nyine kubaza ese arambwa ati ntubizi ikipe yacu kigira ibanga urumva ko baratojwe yabaze imyaka ishize nararifite aracyabyibuka aribuka amahame y'ikipe cyane arambwa ati wowe nzakubwira sibyo ndamubwira ariko ntiyabihakanye tuvuga urumva ubundi nkuru ni hari umunyazambia witwa Boari ya Joseph Atoza witwa Mirafa mwizi ko bayabaze imisi mu Rwanda umunyazambia uzazamo nawe afite rutayizamu yabarambagirije bamubajije bati dushakira rutayizamu mwiza muri Zambia ufite kalite nk'izawe urumva hari umunyazambia n'umuzayirwa yabaye oyanga ati Dennis no problem timwe bireke na urumva anambye ati umunyazambia n'umukongomani bose nabataka bose nabakinnyi urumva barimo kurambagizwa akaza rero nk'abandi bakinnyi amatsinda komoni yinjiye urumva barambagijwe baraho bategereje ngo umunsi ni ryari ubuyobozi bwire ati ba manager tegera umukinnyi wa ndege azi Kigali n'abakandagiye Kigali nubwo bikirimo ibanga umukinnyi wenda bitangaje umukinnyi wumva ko agiye mu ikipe iri 6 nka APR Football Club kuko arimo bakinnyi babitangaza ubwo ni Babatunde hari rero umuganda nawe wabitangaje ariko ashaka kwishakira marketing ariko we wawundi Arane Kayuwa ntago ari ku rwego rwayo ariko se bite bya Milton Kalisa we nanamikuwe n'umuntu wanjye cyane we navugana hari Milton Kalisa cyo kuba agent we n'umuntu cyangwa ubita ariko rero we ni Rayon Sport ngira ngo bamuvuzemo Arane Kayuwa afite mutangazaji Ibrahim Oriti mutangazaji tumutumira aze n'ubundi abike n'amabanga reka twongere tangazaji reka duhubwino kamaze mwumvishe fununu ni kuri Milton Kalisa isa nagabanye ugatoya wonye ugatangira ugira ugatangira neza isa yagabanyije background sefure mbuzayo myezi 8 namba tazibana nyuma so kuntane ndezeje wa katwana wensa nze salaho bamveho bakikati sente kasitazibana nojyaho zemba ukwerere rero mu uri ugamba David Bagori uyu ni ibindi mu Kinyarwanda rero yavuga yagiraga ati
Ikirego nagira gati numvishemo ko yavuze ko ku masezerano yaburaga amezi 8 ati biciyemo numva n'umuntu wanjye ubu ni Milton Kalisa ariko abantu babyumva biciyemo naza kuko sigaje amezi 8 kandi equipe ifite kontra twakumvikana nkaba naza ati rwose equipe mayi karibu vuba nibikunda bari mwana bwa na agent wanjye ndakibumbi yaranga $5,000 by'idolari $5 by'umushahara shaka kuza nari kwita fees nziza ntabwo navuga na kurinde ntabwo ari make kurinde ari muri national ya Uganda bategura Nigeria kuri Apple Football Club ariko akse ibyo vuga ni niye myaka uzapere ngo umukinnyi $5 uyu munsi hari umukinnyi urimo harenga 2 urimo nyine akarekeze urumva kintu urumva rise urumva bar ninde muri apere wabarehembwe $5 ariko rwego si rumwe levels ntabwo ari zimwe si rumwe ariko none ntagomba sizi mutumva inconvenience zo kugira umukinnyi harimo inconvenience buriya kugira umukinnyi wenda umwe cyangwa 2 bahembwa $5,000 noneho abandi bakurikiyeho bahembwa $1,000 ni amaterism ni imyumvire yo hasi iciriritse imyumvire yo hasi cyane aramutse afropinze bitera umwuka muri vestiaire abandi ntabwo babyakira akenshi buri equipe ifasha umukinnyi uhenze cyane hari ukuntu izamurira n'abandi salire bakazamuka ntabwo miginaru nabigeze bagira ikibazo ni ikibazo cy'imyumvire gusa guhindura imyumvire ni karite azana akagushimisha ntabwo akanje cyangwa nasane ake bavuga batari ko Kevin De Bruyne buriya ntabwo byakunda ahembwa benshi ahubwo ni motivation ituma ukora cyane nawe bakuzamura iyo byanze ibyo nyine nashaka kubabaza kugira ngo byumvikane z'amafaranga y'u Rwanda Milton Kalisa niba yifuza $5,000 by'idolari aperi iramukanye neza abanyamahanga ikamuzana ubwo bushobozi aperi bufite byo kumuhemba ayo mafaranga ahubwo se nyine ayo mafaranga azayahembwa aperi izakora payroll iriho umushinga mu $5 by'idolari umuntu yakwibaza attention utabivuga witwa ntumbwire no kuri ingaruka nanga Lionel Simple ni inshuti yanjye azakubwira umushahara yahembaga wari mu $8,000 avuye rero ngene ndashaka kumva witwa gwemba bitandukanye kwa peri ntago ari ibintu bishyashya iheba abakiri yaravuye muri Angola yahembwaga $5,000 by'idolari ayishirwa na apartment nawo ngo ndakubwiraga Lionel Simple yabaga muri hotel witwa Diego na Douglas bara ba Brazil babiri bahembwaga $4,000 urumva baba muri apartment yishirwa na Apple Football Club urumva witwa Kapeti Didi yakinaga na uhembwa ari urusore koko kodeba $800 cyangwa $300 icyo gihe byari bimenyerewe nta gace karimo ariko this time imaze igihe idahemba ayo mafaranga imazwe abakinnyi nanjye rero ufite impungenge aho ngaho imyaka myinshi erega kuvuga ko imaze igihe itabikora si uko itabikora kuko biramutse bibaye igiye guhindura politiki naruboneka najya kongera amasezerano azaca 4 none se niboneka yongera amasezerano bamara miliyoni zingahe ariko azayica iyihe azaca 4 ntabwo agiye kwica Rwamagana bro nabica Rwamaganira zimerita bazabimuha nabica bimerita bazabimuha ntabwo bazayamwiba kuko icyonzi cyo yaraguze umukinnyi muri 2007 Afande Richard niba hari umuntu ntashidikanyaho nkurikije ibigwi bye n'amateka mu mupira n'ubumenyi na skills afite mu mupira Afande Richard Karasira n'uruca abantu wowe niba APR yaraguze abantu barapigwa pe $20,000 batapigwa yarabonye Mafisango yarabonye uwitwa Bokota Alabama arakubwira ati nakijwe na APR yabonye 25 sibyo abo n'abakinnyi bari loko bari muri loko hano muri champion y'u Rwanda n'icyo gihe $20,000 by'icyo gihe nako gaciro k'amafaranga y'icyo gihe ugeranye none n'iki gihe ahubwo amafaranga yaramanutse twihute rero ubwo reka tubihanga amaso ibya peri kuko n'ubu ntabwo turabivuga gutya ariko ntibirasobanuka yaba Afande Richard nguwo bakubwira yuko ataraza kuko ntabwo nta muntu uzi niba ari chairman ikibazo cy'igihe ni ikibazo cy'igihe reka tubwire
tuzamenye nyine ibi byose twibaza nzi ikibazo cy'igihe wa mugani ukoresha ijambo ryiza nzi yuko aribyo bizarangira tukamenya ninde chairman wa APR ni nafande CDS ukomeza cyangwa se arasimburwa cyangwa se arafashwa hari timu ngari igiye kuyobora APR mu buryo bushya abo banyamahanga nabyo ni ikibazo cy'igihe tuzamenya se barabazana cyangwa se barakomeza kuri iri soko ryo mu Rwanda ibya APR bizagira